Abantu benshi usanga bibaza bati ese ino incubator ikorwa mu gikarito n'itara rimwe, ese irakora yaturage inkoko neza? Igisubizo aha ni yego, irakora rwose. Gusa ikora gute? Ikora ryari? Ese kuyikoresha wakunguka cyangwa se harimo risike? Igisubizo aha ngaha nanone ni yego, harimo risike. Ese izo risike ni izihe? Ese ubundi iyo bikora ikoreshwa ite cyangwa se wayikorera gute? Ibyo akaba ari bimwe tugiye kureba muri kino kiganiro, tunarebera hamwe ese ubundi incubator ni iki, ikora ite, ese uyikeneye wayibona ute? Ibyo akaba ari byo tukaba tugiye kubirebera muri iki kiganiro kitarengeje iminota mikeya. Ni ukuvuga ngo incubator ni icyuma kiza kigasimbura inkoko, kikararira amagi ndetse kikanayaturaga. Hari aborozi benshi usanga bafite inkoko, nk'urugero abafite inkoko za dendo. Inkoko za dendo ntabwo zikunze kurarira kenshi. Iyo uzifite rero ukaba ukeneye korora inkoko nyinshi kandi itazararira, biba byiza iyo ukoresheje ino incubator. Iyi incubator nk'uko nababwiye ziba mu byiciro bitandukanye, hari inini, hari iziri hagati na hagati, hakaba n'udutoya dushobora kujyamo amagi munsi ya 50. Kuri wowe wibazaga rero uti ese ino mashini mbona bakoze mu gikarito ese irakora cyangwa se ano magi bashyiramo ko batwereka ahise avuka mu gihe gito, cyane ko izi video muba mubona ari short cyangwa se ari video ngufiya, ukibaza ati ese ubundi iyi mashini nayikorera bigakunda nk'uko hano mbona babikoze? Mbere yo gukora imashini rero hari ibintu usabwa kubanza kumenya, ibice by'ingenzi bigize imashini. Ni ukuvuga ngo iyi mashini wayikora mu gikarito cyangwa se muri plastique cyangwa se ugakoresha imbaho, ntabwo icyo gikoresho wayikozemo bihurira no kuba yaturaga amagi neza. Ahubwo kugira ngo ituraga amagi hari ibice by'ingenzi bikwiye kuba bigize iyo mashini, ibice byayo byo mu imbere. Nk'urugero, hari igice kiba gishinzwe gutanga ubushyuhe, ariho usanga bakoresha amatara cyangwa se bagakoresha heat PTC. Havaho icyo ngicyo hakaza icyitwa thermostat cyangwa se temperature control. Icyo ni igice cya kabiri gishinzwe gukontorora ubushyuhe. Ese harimo ubushyuhe bungana iki? Bwaba bwinshi ikazimya imashini, bwaba buke ikongera ikatsa imashini. Hakaza igice cya gatatu cyitwa fan cyangwa se akavandarateri. Ivandarateri kibishinzwe yo ni ugukwirakwiza ubushyuhe kugira ngo mu mashini habe harimo ubushyuhe bungana. Hakaza igice cya kane cyitwa humidifier, akaba ari igice gishinzwe gukwirakwiza ubuhehere muri ya mashini. Hakaza na tray. Tray ngiyi ikoze muri karito, ntabwo bigusaba gukoresha tray kuko ufata utuntu tw'utwatsi duke ugashyira muri ya karito yawe ugaterekaho amagi. Tray akaba ari igice cyo guterekamo amagi ari hano muri incubator. Hakaza n'icyitwa mota cyangwa se automatic, akaba ari igice gishinzwe guhindura amagi. Mu gihe wikoreye kano k'ikarito ntabwo usabwa gukoresha kino gice kuko kino gice ari cyo guhindukiza amagi, kandi muri kano gakarito amagi uyibindurira ukoresheje intoki zawe. Ubwo ni mu buryo buri manuwe. Noneho hakaba hazamo n'igice cya nyuma gishinzwe aricyo kino gikarito cyangwa se ya foroma y'imashini. Ubwo ni cya gisanduku mu gihe wakoze mu mbaho cyangwa se muri plastique, ariko hari n'iziba zikoze mu byuma. Ni ukuvuga ngo ibi nibyo bice uba ukeneye kugira ngo uze kuba wakikorera ya incubator. Noneho wamara kwikorera ino incubator, ndaza kubereka buryo ki ino mashini wayikora. Ni ukuvuga ngo muri ino mashini ntoya mukunze kumbazaho cyane, aka kamashini kararira amagi 50, 100. Ni ukuvuga ngo ni kamwe uri kwikorera iwawe. Nujya kugakora bizagusaba ko uba ufite bino bice byo tuvuze haruguru bimwe by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo uzaba ufite igishinzwe gusohora ubushyuhe, ufite igishinzwe gupima ubushyuhe burimo kigakupa cyangwa kikatsa, aricyo twise thermostat, ndetse na iriya fan cyangwa se amatara. Ugakenera n'ikindi gice cya gatatu aricyo twitse iriya foroma cyangwa se iriya karito. Ni ukuvuga ngo ibyo bice ubifite ushobora kuba wakikorera incubator. Wamara ugafata itara, iriya thermostat ishinzwe gupimira ubushyuhe, warangiza ugafata n'ikarito ukabyesitara nk'uko muri kubona hano bigiye byesitarwa. Nuko ikindi gikurikiraho uba ukwiye kumenya ati ese muri iriya incubator yawe wikoreye, kuri wowe udafiteho ubumenyi bwinshi, icyo uba usabwa kumenya ni ukumenya ikigero cy'ubushyuhe buba burakenerwa muri iriya incubator kugira ngo ya magi yawe washyizemo avuke.
Ni ukuvuga ngo ubundi guhera ku bushyuhe bwa 19 kuzamura, igi iyo rigeze muri ubwo bushyuhe ritangira kujya muri incubating period cyangwa se rikajya muri ya kondisiyo yo kuba umushwi watangira kwirema. Ni ukuvuga ngo niyo ufite amagi nda incubator ufite, ayo magi ukayabika ahantu hashyuha kandi ashondesheje, ni ukuvuga ngo ayo magi atangira kujya muri kondisiyo yo kurarirwa. Mu minsi mike uba ushobora kubona rya gi ryazanye umushwi cyangwa se wumva harimo imishwi, cyangwa se waba wayahaye abantu bo guteka bakakubwira ko abagurishije amagi wararije kuko basanzemo imishwi. Ni ukuvuga ngo muri ino mashini rero haba hakenewemo ubushyuhe bwa 37.5 kugera kuri 38. Ibi ngibi rero kugira ngo ubikontorore cyangwa se ubipime nangwa ubimanaginge ntibizajye hejuru cyangwa hasi, niho uzakeneramo ya thermostat ishinzwe kujya ipima ubushyuhe. Iyo ubushyuhe bugeze kuri 38 izimya imashini, bukongera bukagabanuka, bwajya kuri 37.5 ikongera ikatsa imashini. Ikiriya thermostat ikora ubushyuhe buguma muri digiri zagenwe. Hakaza cya gice twavuze cya humidifier, gusa iyo ukoresha ikarito ukoresha isahani cyangwa se agakombe ugashyiramo amazi kugira ngo bikomeze bishyiremo ubuhehere. Icyo bikora nta kindi, muri incubator mu minsi ya mbere ushyiramo ubuhehere bungana na 55 kugera kuri 60%. Mu minsi ya nyuma ushyiraho 65 kugera kuri 70%. Ibi nabyo bipimwa n'ikindi gice cyitwa humidifier, nicyo kigena ikigero cy'ubuhehere buraza kuba buri muri iriya mashini yawe. Ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo bifite imashini uba uyifite ku buryo wayikorera, ariko kuyikora si ikibazo no kuyikoresha si ikibazo. Ikibazo kiba kiri hano badakunze kuba bababwira. Ubundi nk'uko twabibabwiye, ino mashini irimo gukora wirinda ko yazima ngo ubushyuhe bujye muri munsi ya 37.5. Ni ukuvuga ngo rero hano ikibazo aba ari ikihe? Uba ukwiye kumenya ati ahantu utuye umuriro nuramuka ugiye cyangwa se uvuyeho uraza gukoresha iki kugira ngo ino mashini yawe ikomeze igire bwa bushyuhe bwagenywe. Ahangaha rero niho abakora imashini cyangwa se abifuza kugura imashini badakunze gutekereza. Ni ukuvuga ngo iyo umuriro ugiye ukamara nk'isaha cyangwa se umunsi wose, ni ukuvuga ngo ya magi ari mu mashini yose uba ushobora kuyahomba, kuko iyo ubushyuhe bugiye hasi rwa rusoro rwa ruri mu igi rutangira kugenda rwangirika. Ahangaha rero icyo usabwa ni ugukora icyitwa backup. Backup ni handi uzafata amabateri y'imodoka ndetse n'imirasire yo kuyacaginga. Muri icyo gihe umuriro wagiye ugakoresha ibyo bintu, ugahita ucomekaho za bateri zikagumya gukoresha iya mashini ikagumya iri kwaka. Iki gice rero ni ingenzi kuri mwe mwese mwifuza kuba mwakora incubator nacyo cyangwa se mwazigura nacyo, mujye murabanza mumenye ati muragifite. Ngira ngo abambazaga ibibazo bijyanye na incubator murimo muragenda musubizwa. Ikindi ni ukuvuga ngo iyo umaze gukoresha ino incubator ukayijyana mu rugo, uba ukwiye gushyiramo amagi wateguye uzi neza ko ashondeshejwe kandi ari ya magi atararengeje nibura iminsi 10 atewe n'inkoko. Kuri mwe rero mwifuzaga kumenya imashini ukuntu ikorwa n'ukuntu ikora, muri iyi video ngira ngo ndabibabwiye. Uri bugire ikibazo ari buce muri comment atubaze cyangwa se yanatwandikira WhatsApp. Ikindi kuri mwe mwese mukifuza ko mwamenya uburyo ki mwatangira kugabura ibiryo bisa n'ibihendutse, kuko ubu ngubu twabazaniye Azora tukaba twarakoze ibiganiro biyivugaho. Nurebe ikiganiro cyabanzirije iki ngiki, ni kimwe twababwiraga umuti wo kuvura iriya ndwara ya coccidiosis cyangwa se indwara yo kwituma amaraso kw'inkoko dukoresheje ibimera. Video yayibanjirije iyo ngiyo niyo twababwiye ku bijyanye na Azora, uko igaburwa nuko ihingwa. Ukeneye imbuto ya Azora rero turayibafitiye. Ikiro cy'imbuto ya Azora ni 20,000, ukaza kugishyikira ku ifamu cyangwa se tukakikoherereza kuri kuriye aho waba uherereye hose.
kuvuga ngo azora ni cya kimera kiba gifite poroteyine guhera kuri 22 kugera kuri 35% byacyo ni poroteyine. Akaba ari ikimera cyiza rero ku bantu boroye inkoko, boroye amafi, boroye ingurube, boroye n'andi matungo abasha kuba yarya ibyatsi. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, naho ubutaha aho tuzaza kubahereza video yindi mwadusabye ivuga ku ndwara ya respiratory disease cyangwa se ya ndwara y'imyanya y'ubuhumekero bw'inkoko, tukababwira uburyo ki wakora umuti ukoresheje ibimera, cyane ko mu mpera z'uyu mwaka twavuze ko tugomba kujya tubahereza video zibigisha buryo ki mwajya mwikorera imiti y'indwara zigiye zitandukanye. Muri video yabanje twababwiye buryo ki wakivurira coccidiosis, utarayirebye wayisura kuri no channel irahari. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndibagirwa gukora subscribe, uwagize ikibazo uraca muri comment. Ciao ciao.